Ndagushima mukiza kukurukundo wadukunze waduhaye umwana wawukunda Yesu wadukiza ibyaha. Ndagushima mukiza kukurukundo wadukunze waduhaye umwana wawukunda Yesu wadukiza ibyaha. Ibihumeka byose bishimize izina rya Yesu wadukijije ibyaha, kandi ibyaremwe byose bivuge ibitangaza uwo mwami yakoze. Ibihumeka byose bishime izina rya Yesu wadukijije ibyaha, kandi ibyaremwe byose bivuge ibitangaza uwo mwami yakoze. Bene data nshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, tubararikiye kumva ijambo ry'Imana mu kiganiro Ni Wowe Imana Ikeneye. Turabinyuze kugira ngo muryoherwe n'ijambo ry'Imana, kandi neza y'Imana ibe mu ruhande rwanyu, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe. Munyemerere dusenga Imana, hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze abari mu mujyi wa Kigali, tubahaye ikaze abari hano muri Afrika, abari Buraya, abari Amerika, abari Aziya ndetse na Oceania. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro Ni Wowe Imana Ikeneye. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe kugira ngo rigirire umumaro umuntu wese uryumva aho aherereye hose. Yongere ashima izina ryawe, yibuka ibitangaza wagiye ukora, ahimbaza izina ryawe kuri umukozi w'umuhanga. Icyubahiro kibi cyawe ku manywa ndetse na nijoro. Amahoro yawe atwarire muri twe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Bene data bakunzi b'ijambo ry'Imana, nari ngize ngo tuganire ijambo ry'Imana muri uyu mwanya mu kiganiro Ni Wowe Imana Ikeneye. Ndagira ngo twongere twibukiranye urukundo Imana idukunda. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yesaya, ni igice cya 50. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 7. Haravuze ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gitumye ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi. Umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Umwami Imana izampagarikira, ninde uzansindisha? Bose bazasaza nk'imyambaro, inyenzi zizabarya pe. Imana nitugirire neza. Nifuje kuganira nawe ijambo rivuga ngo si wowe wenyine, cyangwa se si wowe uzahora ubabaye. Hari igihe umuntu yisanga mu buzima atigeze guhitamo, kumva arimo ararwana intambara atigeze atekereza kurwana, rimwe na rimwe bikamutera ubwoba, kandi cyangwa se bikamutera kwiheba. Ariko nje kukubwira ngo si wowe uzahora ubabaye. Mu ntambara tunyuramo z'ubuzima, turwana na byinshi by'uburyo butandukanye bigenda bibangamira ubuzima bwacu, bikatugora, bikatuvuna, bikatubabaza. Ariko mu byo tunyuramo byose dufite Imana iba mu ruhande rwacu. Uyu ni umukozi w'Imana Yesaya, wakoze igihe kinini ari umuhanuzi, yavuze imbaraga z'Imana, avuga kwera kw'Imana. Ahura n'intambara n'ibigeragezo by'uburyo butandukanye byamurwanyaga kugira ngo adakora umurimo yahamagariwe gukora. Ariko mu gihe cye Yesaya yakomeje guhamya Imana nk'uko biri mu mutima we, akomeza kugaragariza Imana urukundo ayikunda, ndetse yaje kubona Imana mu gihe umwami Uziya yaramaze gutanga, wari waramubereye inzitizi. Kuko hari igihe mu buzima uhura na Uziya ukubuza gukora icyo Imana ishaka gukora, ugakora ibyo abantu bashaka aho kugira ngo ukore ibyo Imana ishaka. Iyo uhuye na Uziya mu buzima arakubangamira, akakubuza kugera ku ntego, akakubuza gukora icyo Imana ishaka ko wakora. Ariko nje kukubwira ngo ntabwo uzahora ubabaye, kuko umwami Imana afite icyo atekereza ku buzima bwawe. Mwene data unteze amatwi, ndagira ngo reka Imana ifate vora y'ubuzima, ari ifata umwanya uhagije kuri wowe, nibwo uzagera kuri gahunda cyangwa se ku ntego y'Imana.
mu rugendo Yesaya yagenze yagiye ahura n'ibintu bikomeye bikamubangamira, ariko aranga arakomeza, ndetse akomeza no guhanura ibintu bikomeye. Yahaniwe wahanuye ibyo kuvuka ku mwami wacu Yesu, ahanura iby'umwari uzasama inda, byose aragenda bisobanura kugeza igihe Yesu yaje aravuka. Nyamara Yesaya maze imyaka 700 abihanuye, Yesu aravuka araza aragaragara. Ariko uyu muhanuzi yavuze ibintu bikomeye nanifuje kugira ngo tuganireho. Yavuze ijambo rikomeye, araryerura, aravuga ngo mu bintu byose nyuramo, mu ntambara zose ndwana, hari icyizere mfite, hari ibyiringiro mfite bitavogerwa, hari ibyiringiro mfite bitavuguruzwa, hari ibyiringiro mfite bitaburizwamo. Haleluya. Aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Icyo nicyo gitumye nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Ibi birashaka kuvuga iki? Mu ntambara tunyuramo duhura n'abanzi batandukanye, kandi abo banzi promoteri wabo ni Satani. Ushobora kubona umugore ari umwanzi wawe, ushobora kubona umugabo ari umwanzi wawe, ushobora kubona abana ari umwanzi wawe. Gasitoko na Yesu yavuze ngo umwanzi w'umuntu azawo mu rugo rwe. Ibyo byose ni ibitero binyurira muri Satani, bikaza bifata abantu muturage cyangwa se bakwegereye, bakakwataka, bakaguteza ibibazo, ukabura amahoro, ukabura amahwemo, ukabura icyerekezo. Ariko niba uhagararanye n'umwami Imana, nje kukubwira ngo Yesaya wabanye n'Imana, ibyo byose abinyuramo. Rero yaravuga ngo hari ikintu kimwe nzifite ku mutima wanjye, kuko umwami Imana izantabara. Icyo nicyo gitumye ntamwara, icyo gitumye nkomera, mu maso hanjye hamera nk'urutare. Sifa kwa Mungu. Arangije aravuga ngo mu bindi bintu nzi ntabwo nzakorwa n'isoni. Ibi nkoze isoni birahari, ibi nyataka birahari, ariko kuko umwami Imana azantabara. Haleluya. Icyo nicyo gitumye ntamwara, bitumye umutima wanjye ukomera, mu maso hanjye hamera nk'urutare. Ntabwo isoni zizankora, ntabwo nzamwarira imbere y'abashaka ko mwara, ntabwo nzamwarira imbere y'abadayimoni, ahubwo umwami Imana azampagarika imbere yabo. Arangije aravuga ngo none se ninde uzambura? Ninde uzamburanya ngo duhagarare twembi? Umwami Imana azampagarikira. Haleluya. Niyo mpamvu Yeremiya yavuze amagambo akomeye, ndatekereza ari mu gice cya 17 umurongo wa 7, avuga amagambo akomeye. Yesu ashimwe cyane. Yeremiya 14 umurongo wa 7 aravuga ngo haleluya, 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 hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Umva, iyo wizeye Uwiteka, Uwiteka akubera ibyiringiro. Aravuga ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Sifa kwa Mungu. Ngo cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo ntabwo kizatinya amapfa. Ntabwo kizatinya amapfa. Mu gihe umwaka watsemwe amapfa, ntabwo azatinya icyo gihe, kuko azi ko umwami Imana azamutabara. Niyo mpamvu uyu muririmbyi wavuze ngo bakundwa, mureke dushime ibitangaza umwami wacu yakoze. Yagiye aturwanirira intambara, yagiye aturengera dukomerewe, yagiye aduhagarara aho abanzi baduhagurukiye. Izina ry'uwo mwami nirihabwe icyubahiro. Bakundwa, turabana b'Imana. Yagiye aturwanira, mureke tuvuge ibitangaza yakoze. Reba nawe ibuka aho yagukuye, ibuka inzira yakunyurijemo, ibuka ibigeragezo yagutambukije, ibuka imisozi yakunyujemo. Ntabwo uzahora ubabaye. Kuba ugihumeka byonyine ni iturufu y'uko uzamererwa neza. Kuba ugihagaze ugifite umwuka wo guhumeka biracyashoboka. Uracyari umukandida wo kwinjira mu masezerano y'Imana. Icyo usabwa ni ugukiranuka, ukaba mu mwanya Imana ishaka kubamo, ugahagarara mu mwanya Imana ishaka kuhagararamo. Yesu ashimwe cyane. Dawidi yigeze abivuga muri Zaburi ya 25 umurongo waho wa 3, aravuga ngo siko bizaba mu bamutegereza, nta n'umwe uzakorwa n'isoni. Haleluya. Siko bizaba, my friend, siko bizaba nshuti zanjye, mu bantu bategereje Imana, mu bantu bayitegereje, mu bantu bayihanze amaso, nta n'umwe uzakorwa n'isoni, ngo keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Rero nshuti yanjye, wowe ugihagararanye n'Imana, ugikomeje kuba imbere yayo, ntabwo ari wowe uzahora ubabaye. Nje kukubwira ngo humura, nawe uzahagarara ushima Imana, uvuga ibitangaza uwo mwami yakoze. Yesu ashimwe cyane. Mu ntambara nyinshi turwana n'ibigeragezo by'uburyo butari bumwe, ariko kandi tubona ubutabazi buhoraho buvuye ku mwami wacu Yesu. Niyo mpamvu Zaburi ya 30 umurongo wa 6 yaravuze ngo uburakari bwe nubwo akanya gato, ngo ari ku rukundo rwayo ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, oh haleluya, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Bijya bishoboka ko kurira kwakurarira,
kurira kukararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo nshuti yanjye impundu zikavuga. Imana igitanga igihe cyo kuvuza impundu, Imana igitanga igihe cyo kunezerwa, umuntu akibagirwa umubabaro, umuntu akibagirwa. Haleluya, haleluya. Hari igihe wiba mu buzima bw'uburibwe, ukaba mu bihe bigoye, ariko Imana igafata akanya ikongera ikaguha guseka, nawe ugaseka. Guseka wari uzi ko byakwihishe, wari uzi ko atari ibintu byawe, wari uzi ko bitakureba, ikaguha igihe cyo guseka, ikaguha umwanya wo kunezerwa. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, hari igihe ijoro riza imiryango ikakwanga, hari igihe ijoro riza ugakora ugahomba, hari igihe ijoro riza umugabo wagukuye iwanyu yagukoye akakwaga akakubabaza akagutesha umutwe, hari igihe ijoro riza umugore warambagije ukamutereta ukamukunda ukamukura iwabo akaguhagama akakubera gitamisi, kugira ngo akubere igufwa ryo rubavu, akakubera ruseke, akagusakiza, akakumenagura umutima wawe ukiheba, ukajya ugenda uri umugabo ugenda mu muhanda ariko umeze nk'igishushungwa, umugore yarakuzengereje. Iryo nijoro riba rimeze nabi, ariko nje kukubwira ngo nyubwo ijoro rituma urarurira, hari igihe bwacya mu gitondo impundu zavuze. Uwiteka nahimbazwe. Nshuti yanjye unteze amatwi, hari icyo Uwiteka ajya atekereza ku bantu be, nicyo cyatumye avuga ngo uburakari bwayo nubwo akanya gato, ariko urukundo rwayo ruzana ubugingo. Haleluya. Ahari kurira kwa kurarira, ntabwo nzi ijoro waraye. Hari ijoro ryo kurambagiza bakakubenga sha, hari ijoro ryo kurambagizwa witeguye gushyingirwa umukwe ntazi hari ijoro ryo kurambagizwa wumva witeguye kuva mu bukumu ugiye kuba umugore, bigahinduka utazi impamvu, utabigizemo uruhare. Ukabona umukobwa araguhindutse, wa musore we waramwijeje ibintu byose ntacyo utamuhaye, waramweretse urukundo ruri mu mutima wawe, ariko akarupfusha ubusa kuko atabonye rimwe yifuza. Umva nkubwire, iryo naryo nijoro riteza umubabaro. Nshuti yanjye, hari igihe ujya kwisanga ukisanga uri wenyine, wari ufite umuryango ukisanga mu bupfubyi, ukumva ubuze uko ugenza, iryo joro rikakubera ribi. Ariko ndi kukubwira ngo si wowe uzahora ubabaye, hari igihe iryo joro ry'amarira Imana iruvunja mu guseka. Mu gitondo impundu zikavuga, nawe igitondo cyawe cyagera. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Nawe igitondo cyawe cyagushikaho, amahoro agasaba mu mutima wawe. Nshuti yanjye, ikintu usabwa ni ukubaha Imana, ukava mu bitagira umumaro, ugahanga amaso Imana, ugakiranuka ku gato no ku kanini, ukareka Imana igafata ijambo mu buzima bwawe, ukareka Imana ikayobora imitekerereze yawe, ukareka Imana akaba ari ifite ijambo rya nyuma. Haleluya. Icyubahiro cy'Imana kiganza ubugingo bwawe nshuti yanjye. Haleluya. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo ikubake mu buzima, ni wowe Imana ikeneye kugira ngo ikumare umubabaro, ntabwo ari wowe uzahora ubabaye. Imana nihimbazwe. Umuhanuzi witwa Yeremiya yigeze abihanura mu gice cya 31 umurongo waho n'uwa 3, aravuga ngo Uwiteka yambonekeye kera. Haleluya. Arangije ararahira ati nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruzi neza, ndakwiyegereza, nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse. Haleluya. Umva nshuti yanjye, wowe unteze amatwi, nubwo wanyuze mu buribwe, nubwo wanyuze mu mibabaro, nubwo uhanganye n'intambara utigeze utegura, nubwo uhanganye n'ibibazo utigeze uhitamo, umva uko ijambo ry'Uwiteka rivuze. Riravuze ati nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruzi neza, ndakwiyegereza, nanjye nzongera kukubaka, kandi uzaba wubakitse. Haleluya. Hari igihe usenywa n'imiryango, hari igihe usenywa n'umugabo wawe, hari igihe usenywa n'umugore wawe, hari igihe usenywa n'inshuti, hari igihe usenywa n'abo musengana, ariko Uwera wa Isirayeli umucunguzi wawe aravuze ngo si wowe uzahora ubabaye, si wowe uzahora uhangayitse, si wowe uzahorana amarira. Aravuze ngo nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse. Imana nihimbazwe. Nshuti yanjye unteze amatwi, reka icyaha, reka igisa nacyo, reka inzira zacyo, ureka ikibi cye kugira ijambo muri wowe, reka amanyanga ye gufata ijambo muri wowe, reka amafuti yere kugira ubutware muri wowe, kuko umwami wa Isirayeli, umwami Imana nyiringabo, umwami Imana nyiribihe avuze ngo si
wowe uzahora ubabaye, kuko umwami azagutabara nta mpamvu yo kumwara. Nicyo gituma ugomba guhagarara ugakomera. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Bene data munteze amatwi, ni wowe Imana ikeneye ngo yongere ikubake, ni wowe Imana ikeneye ngo yongere igahagarike mu mwanya wawe, ni wowe Imana ikeneye ngo ikugeze aho yaguteguriye. Nshuti yanjye, reka nze mbabwire, naho isi yadusharirira, reka mbibutse ko tuzataha mu ijuru. Naho isi yabiha ibibazo bikaba ibibazo, reka mbabwire ko tuzataha. Itorero tuzataha, tuzabana n'Imana iteka, tuzaba mu buzima bw'iteka, aho tuzabana n'Imana nta kubabara, nta gahinda, nta buribwe, nta mubabaro. Haleluya! Nshuti zanjye, nimuhumure, Yesu yaranesheje. Bene data, reka mbabwize ukuri, nimuhumure, kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara, icyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Hari ibintu byagiye biguhangayika umutima, hari ibintu byagiye bikubuza amahoro, wibihanga amaso. Hanga amaso yavuganye nawe, kuko ubutabazi bw'Imana burahari. Ubwo abantu bwaragiye, ubw'Imana burahari. Abantu ntacyo bakumara, Imana ifite icyo yamara. Nshuti yanjye, ushobora kubabarira muri gereza utabigezemo uruhare, ukaba mu munyururu, nta cyaha wakoze. Umva nshuti yanjye, umwami Imana azatabara, kurira kwa kurarira, ariko bwacya impundu zikavuga. Reka mbabwire ngo nimuhumure, icyo Uwiteka agambiriye ni ukurengera abantu be. Ntabwo ari wowe uzahora ubabaye, si wowe uzahora urira, si wowe uzahorana uburibwe, ahubwo Imana izakugirira neza. Ikintu usabwa ni kimwe: va mu bitagira umumaro, va mu biyobyabwenge, va mu byaha bibi, va mu bidafite umumaro, wiyegereze Yesu. Reka amatiku, ureka urwangano, ureka inzika, ureka amahane, wiyegereze uyu mwami. Uyu mwami ni umunyembabazi, uyu mwami araruhura, uyu mwami arabohora. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo ibohore ubuzima bwawe. Nawe uzahagarara ushima Imana, uzahagarara uvuga ineza y'Imana, uzahagarara uvuga imbabazi z'Imana, uzahagarara uvuga urukundo rw'Imana. Icyubahiro cy'Imana kiganze, ineza y'Imana ibe ku buzima bwawe, kubera ko Imana kuganze wowe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo yongere ikubake, ni wowe Imana ikeneye kugira ngo utazamwara, ni wowe Imana ikeneye kugira ngo umugabo nyamugabo uyihanga amaso, ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana iguha umugisha. Reka ngusengera Imana, wewe wifuje kugaruka, reka ngusengera Imana, wewe wifuje guhindura ingamba ugahagarara mu mwanya Imana ikubonamo akishima, reka ngusengera Imana. Mwami Imana yacu, nyir'ububasha n'ubushobozi, umugisha umuntu wese wumvishe ijambo ryawe. Uwari waragiye kure umugarure, uwari waratanye asubire mu nzira, ahagarare mu ijambo ryawe, yongera abona amahoro kuri wowe, yongera abona ihumure kuri wowe. Icyubahiro cyawe kiganze ku manywa ndetse na nijoro. Insinzi y'Imana iganze ubugingo bwacu none n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha. Mwari kumwe n'inshuti yanjye bakunda Nzakunda Imana Jean Baptiste. Ukimara kumvira ijambo woherereza abandi, kuko ni wowe Imana ikeneye, kandi si wowe uzahora ubabaye. Imana iguha umugisha kandi kugushe neza mu izina rya Yesu. Shalom shalom.